umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki bana ndananiwe umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga handi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Nta soni wowe uri murangubita nta soni uziko nuko narasezeranye natwe tutuvangura. Ndagukubita ibiki uri kunshi inyuma wibagiwe ko mfite inda yawe. Inda yanjye se kari ngiyi inda yanjye ufite umwana wawe mu nda. None se umwana wanyu kukubwira kunkubita cyakose ntabyo uzi se none utangiye kunshi inyuma ngo ibiki n'ibiki. Ubwo umwana yawe atangiye kukubwira ngo nkubite akiri mu nda ko amaze kuvuka aza kwikanyica. Wari wabona hasoni oya aka nagasuzuguro. Umwana sikongoza kunkubita n'imwana nyabaki ngo ni mwana nyabaki ku buryo umwana atangiye gutoza kunkubita. Ugatinya kukaza ukankubitira iwanjye nawe ugatinya kukansha inyuma. Erego uratinya kukavuga n'umunwa n'iki n'amagambo menshi kugira ngo wongere umvugishe bizagusaba ikintu gikomeye. Have se nyine ngo tubigwino onoze kugiye kako tubirangiza wagahinda. Nigendere se Kairi nagomba benshi ko gusaba imbabazi. Nukuri nyihanganira kuko ibyabaye byose. Kairi mbabarira unyumve. Kunzi neza. Kuza ubuzima mbayeho. Uranyirukana kuko ngo ngiye kuba hehe. Mundemba wivugana uburyarya. Ntabwo uzi kuvuga neza se. Kairi nukuri ko Imana nta buryarya burimo. Nukuri mbabarira ngusabye imbabazi pe. Ndabizi narakosheje. Ariko numvaga ndi kubikorera impamvu nziza. Urambwira nk'ikintu cyatuma wabara munani. Widebye ukareba ibintu wakoze. Mbwira nk'impamvu by'ubuzima yatuma nkwabarira. Kairi ndabona narakubeshye pe. Ariko wumvise impamvu nabikoze. Byibuse ushaka kunyuma. Nihe mpamvu yatuma uzana uburayi mu nzu yanjye? Mbwira nk'impamvu yatuma ibintu bikora. Imyenda wamesaga wayirangije. Nayisoje ahubwo nimba ufite n'indi uyemereze kugufasha. Hari ahantu nshaka kujya ndagira ngo uze guteka agafiriti kumutse neza n'inyama. Ikindi nabonye mu cyumba cyanjye hari ukuntu harimo akavumbi ese ntaheruka kuhakora isuku. Ubwo nabyo ndaza kubikora. Watunganye neza. Ahantu ngiye kujya ntabwo ndi butinde ariko usanga byose wabishoje. Se nakubaza kuko ibyo uvuga. Baje kuba hano. Iki akuzi kusiga unsuzugura we. Si kuba nkubajije nkoze nabi. Kukubaza niba waraje kuba hano cyangwa se hari igihe runaka uzahamara ukagenda kugusobanuza n'ikibazo koko. Ariko ubona kuba utwite inda ya musaza wanjye ari byo biguha uburenganzira bwo kumbaza ibyo umbaza. Wowe ufite uburenganzira bwo kumbaza ikibazo cyangwa ni ugutega amatwi ukumva ibyo nkubwira ubundi ukabikora.
akumbira ati dupfa iki wumva ko guhera tariki ya mbere uvuga nabi kuva kuwa mbere ukagera ku cyumweru njye nawe dupfa iki Kayiri nabura yadukorera mu nzu yawe noneho murasenga umugore n'umugabo uzakora iki mu nzu Kayiri ndarahira kuri mama njye nahitwa twabikoreye rimwe mu cyaro rimwe ryonyine kuva yagera hano nta na rimwe ndaryamana na Hirwa ushaka kugira ndi gukubeshya Kayiri urabona ndagacucu kweli urabona ndakantu k'akagoryi wafata ukifatira aho ngaho ugashyira aho ngaho ukakarima ukakabeshya mu nzu yanjye murimo nk'umugore n'umugabo ahubwo inzu yanjye abaye rogi none ngo nago arakora iki mu nzu yanjye noneho ahubwo ko amuzanye ngo umutunge nk'umugabo akavuga ko akazanye ahubwo ngo nako mbatungane Kayiri kubizi ko Hirwa uretse gato mona riborese gatoya urahitamo ibintu bibiri uragenda Hirwa asigare cyangwa se usigare Hirwa agende nimba wumva nyine ufite ibintu Hirwa uzinga ugende mva ahubwo nkubwire mbere yo kumbaza ubusa ndumva uri kumbaza ubusa nureba nabi iyo nda niba ari ituma unsuzugura ushobora kutazayibyaha niba utanabizi cyangwa ukayibyarira mu muhanda hatari ahangaha kwa musaza wanjye nta burenganzira na buke ufite bwo kumbaza ibibazo wowe tega amatwi ukumva ibyo nkubwira ubundi ukabishyira mu bikorwa naho kumbaza ntuzongere wumvishe ibyo nakubwiye njyewe buriya nayobewe ukuntu uteye nayobewe ibumbuso niba usonze mu buhe bufu ese umutima mubi wumva uzakugeza kuki cyakora arati wumva nkubwire umwami ukorera azaguhembe ariko uwo mutima mubi ugira nuwukomeza uzakwicisha zibase umva nkubwire umwami hari kagenzi kawe ngiye kwitaho ningasoza niwe utahiwe rati isi nisakaye uzitonde imvura itazakunyagira Hirwa noneho we arasigara ufite n'akazi uzamutunge nyine ujye umwohereza amafaranga muri iyi nzu umugabo uri Kayiri ntabwo nshobora kubona ari kumwe na Hirwa wow none mbasezeranye mbakorere n'ubukwe nyine muze mube mu nzu yanjye basi wampaye igihe bakampemba nk'amezi 3 ku kazi ahubwo se aho hantu bagiye kuguhemba washatse ahantu ujya gucumbika bakaguhemba ayo mafaranga ukayabika ukaza ugashakana na Hirwa mukabana ko numva mutsimbaraye Kayiri kubizi kuri nk'umuvandimwe kuri njye mona ujya kumbeshya ari bizi ko n'umuvandimwe wawe uzanye ikindi kangiye kwiyogera barekera kunereza se mona babarira Kayiri nta yindi mpamvu ibiri inyuma Mona Lisa Kayiri wambabariye Hirwa mbega iminsi muzungu neza mbega papa ariko papa muzungu neza niko oya rwose niko iminsi myinshi Kristo akuzwe iteka ryo hano iteka ryo sigose nk'abazungu mwana wanjye aya papa nawe ariko Kigali isa hano sha nuko sha niko kora sha mwana wanjye gutinyuka ni byiza ukagerageza ni ukugerageza nyine biraho bisanzwe nje mu rumodoka rutahinda ngo babicubika ku mashanyarazi kamaranye Kigali we Kigali papa ariko agomba kuzambaye ingofero isa neza reba ikigofero wawe cyane cyane ariko buryo kanatebezere gukaza hano wabara abantu basobanura ntabwo ubona abantu basanga Kigali n'abagore beza
mwana wa wirinda oya se papa kandi nkurikiza ibigore nawe mu muhanda cyari umugore uruta mama mwiza nyine mu bwiza bwe ariko nyine Kigali nk'ibigore umwana ameze ate ariko sumva numva wagira kumera gutya ariko ndekura wowe uratinyuka ukanshima nta soni ariko uzi yuko kubwira umugore utwite n'aba ari bibi ubu indangira mukivemo wawe reka nkubwire njye nahuye na karagatinyi k'agakobwa urumva kanje kanyiyenzaho kampa nimero za urumva yumva umutima uri kuvuga ngo ugahamagara ariko gahamagara karwana n'umutima umva se njye nawe urwanaga n'umutima ndashaka kugahamagara umutima ukongera ukavuga ngo ugahamagare avuga ariko wakihorera umutima urakomeza urambatiriza bura nibwo nari maze kuwemerera ndagahamagara ariko akira umva dore nimero ze ngizi dore ngizi akira musibe muri telefone yanjye sinshaka kuzongera kumubona muri telefone yanjye gusa nteranije nawe n'ukuri ubona ngahishime rero mbabarira rwose cyanda kenda nakosheje ariko ntago nzongera uzi sibyo inda yawe iyivamo bigenza bite urakora kwihagararaho byakibwa ndahira hoya ngiye kukubwira ari ibintu ngiye kukubwira ariko amera neza ni ukuri kw'Imana humura rwose imporesha data mwana wanjye ariko niwongera niko atangira ibyaho mwari washaka ko pe utinyuka ureke mushiki wawe mu buzima nk'ubu ngubu umeze nk'ikuzimu ureba koko umwara abayeho nabi sinzi ko nabi kuki ibintu utabimbwiye koko umwara abayeho ubuzima nta gusobanura ngo kuki utambwiye ngo mfate icyemezo mbere hakugira ngo umwana wanjye arindagire nari kutamukurayo kuki ibintu utabimbwiye koko irwa uzi ko umwara akora akazi ko mu rugo arakoropa abayeho ubuzima bwe none kiriya kigabo kingenda kireba ikintu cy'ikiremba ndakireba nkumva sinzi ikintu nakora ibaze umuntu ni ikiremba arakuzanye gukora akazi ko mu rugo urakoropa uzi ibyo mbukora iki umwara afite agahinda umurebye no mu maso umwana wanjye yabaye umukozi wo mu rugo umurebye no mu maso agahinda kakwica biremba si abantu burya n'ikiremba ntabwo cyemerewe gusenga Imana birasyamu nkamukacanga oya papa wivuga ngo njye nabuze ikintu nakorera uriya mugabo umwari yarananitse ameze ukuntu umurebye no mu maso bwe ukamureba gutya mukarebana nawe urahita ubibona none se turenda kuhagera wumva wamwe mfata ipikipiki ingejeje hano ngeze amahirwe nta gusanga nari buyobe niga nyine nanjye nakurangiye hafi yaho dore ni hari imbere gato riga wari wanahageze hari yase kiriya gipangu hari umanutse kwajya ngo ni kwa minisitiri kwa minisitiri ariko ahantu ari nta makuru namba wiza kuza uvuga ibyo ngibyo by'inzu rwose turagiye rero nose sunjyanyeyo dore wahageze genda ndagusanga kuri kiriya gipangu si hari hirwa oya tujyane ndane mushiki wawe tugende mwana wanjye humura nawe se nakongera ntitugire naba ntagira amatwi urambabare se ariko reka nkubwire ni ukuri se ukubeye uyu mubebe wanjye aramutse aje hari kuburaho nk'amezi abiri ari kuburaho nkajya kubona nkabona araje nahita mwana wawe wisubiriyeyo uje igihe kituzuye wawe wisubiriyeyo kuko cyaba ari ikibazo oya ariko nawe uri kumunsi ntibyarangiye ntukarakazwe n'ubusa ariko kandi tubyararwa ujya kumugurira kandi nabanze ubwe nyine kumbabariye urambabariye ubona se ariko ariko munya wajya ureka ubugomukira ngende iki se kandi munya wajya ureka ubugomukira ubugome ese ubwo bumva ibyo bintu bizakumarira iki none se ntusagize ate uvuga nabi buri gihe munya do ni izina ry'Imana ibi bintu ntibitagukora mama twapfuye iki koko usigaye umfata nk'umwanzi wawe ntago ngiye gufata nk'umwanzi wanjye ariko ibyo uri kwigira ibyo ari byo byose ujye umenya ko umunsi byagiye hanze uzagaragara ibiki se mu mwaka nta kintu ushaka kuvuga byerekana nabivuga noneho binacaho uvuga ibiki urumva uyu nguyu umunyana ubona yagize ati ameze ati alo yego papa umwa ndabizi se ese mwahuye ubwo nta kibazo uraza kuba tuvugane
alo uri hehe se ngo iki unkuye igikondo kuri merezi ya mbere unzanye kuri Delisi hoteli ku Ruyenzi none ngo ntuhari ako wanshinze uzukina nawe byihorere umunsi nagufashe alo ingegera inkupiranze ubundi uyu papa agashyirana ntabwo wamubwira akaza cyangwa ntabwo wamubwiye tegeka dutegerezeho gatoya ahitaze ntaze musuhuze ibindi arimo nawe ntari buze gabanya amashyushyu igenda gake ubu kuzamurira ibuye ry'isaha yanjye yarashize ntabwo kiri kugenda nzava ikintu wakugurira inshyashya se nayihaye na boduwe wa muzungu twakoranaga nk'umubyayi kera nkiri umusore uvuga ngo ntabwo iyi yaje ubundi nyoko yarayihaye ngo azajya ayigendana rero iyo ngiyo hano iraciriritse mwana ushaka uzashakira indi nk'indi iraciriritse rwose no kugushakira amafaranga uretse ko ari imbwa ni imbwa rwose umuntu w'ikiremba se uzajya mu zahabu kugira ibi ngibi bisura ikiremba bimaze waretse ko uguca intebe z'abantu Rudo ninde uri kunshaka simwari mafiye niko mwana amanota ingaho utaza kumpobera mwana we injwi poje ryane ariko ndabona waraba umuzungu niko yewe mwana cyo ngwino cyane rwanjye mwana kirwa umeze gute yego cyane ndabona waraba umuzungu nyine no ko ntabyera ngo de bashaka gukora igise ngira birasa n'unzanye muhamagara manuka hanasobanurira kwiki ndashaka birasa aze niwungenza nunzanye muri Kigali ngarutse imbere yawe ngushima mana nguzumbe hafi Yehova Mashuro byose ndagushimira kubw'ineza y'ejo urukundo wakomeje kungirira kuva nkivuka kugeza aho ngeze ubu ngubu byose ni kubw'ubuntu bwawe Yehova Mashobora byose nje kugushimira kubwo ko warampuje na Hirwa umuhungu mwiza nk'uriya akambera umukunzi nkanashimira kuba warampuje na Kayiri akambera inshuti gusa Yehova Mashobora byose urabibona ibibazo turimo kano kanya ni cyo kibazo ariko mwana nta n'isoni ukamisha ko wagize ikibazo ese uwo mama ndashaka uyongirwa mukoranye bize hano sobanura uburyo nani ukundongorera umukobwa nta n'isoni nk'ibintu byumvaga kubibika bizakumarira iki nagushingiye kugira ngo urongorwe wororoke nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga none se ni cyo kibazo gihari tujya kurongorwa se ntibyamunaniye njye nta kibazo mfite kweke ntabwo mwamubwira ze nk'uko papa arimo arabikubwira jya wumva ariko se Hirwa niyo mpamvu wigize gutyo kweke kora ibyo bakubwiye ureke kwicara wagira ngo yipfe amatwi umusaza barishimye kuko muri aho gusa umurimbo mu nzu ngiyi se papa mufite ikihe kibazo ubundi zana birasa hano njye nta kibazo mfite mu rugo rwawe akoze utekereza ko nyina ashyingira ntazabona umwuzukuru umva nyina byishimiye uretse ni cyo kibazo gihari niba atakurongora genda twite papa ni cyo kibazo ufite uyu mwana wibeshya vuga ibintu uko biri ureke guca ku ruhande vuga ibintu uko biri ariko Hirwa wizana ibintu byo kubeshya vugisha ukuri aho yagenda none se ntiworongorwa ni njye urongorwa ibikisi vuga ibintu uko biri ureke kubeshya njye mugabo wanjye muzima ndanatwite uragira se ngo harenge ibindi bintu hanyuma wo kucyo bwenge kuko nta kuri gahunda nta kiratungana mama yarakubeshye njye meze neza ariko dufite ntabwo
kumwe urabona turi ibigoryi mu mutwe. Ako se yirwa ufite ikihe kibazo? Washize ibintu. Niyo mpamvu wigeze gutya imbere ya papa agira mwana wari ikibazo. Nigeze gutya. Ako mwo kungira iki? Umwe uratwite. Papa ngiye nta kibazo na kimwe mfite mu rugo rwanjye, miranye neza n'umugabo wanjye, ampisi ndatwite, ikirenze icyo ni cyese ushaka kumenya. Ushaka kubwira birasa ikirenze icyo ki? Niba yarateye inda urashaka kumukuma. Ubundi se wamubwiye akazaho ko twakubwiye ngo umuzane hano ubundi uri kuvuga. Ko numva washyushye ufite ikibazo. Umwe uratwite. Ndatwite. Inda birasa. Ya birasa. Urarongorwa bijoro. Uko mbitekereje. Ndashimira n'akazi mfite n'umukunzi wanjye atagashima. Gusa Yehova Imana ishobora byose. Ikintu kinzanye imbere yawe kano kanya no kugira ngo sabe ko wagabanya ubugome umushinyire mu mutima wa Kayini kugira ngo abashe kumbabarira. Yehova ndakwinginze warahabaye ndasaba kongera ukaba ku bwanjye ndi guca mu bihe bitanyoroheye. Ndabisaba nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Shamana, siko yabitinye ari yawe primus. Agiye ngwashira mwana wa nuko. Ako papa. Uziko uhora n'inyota. Zamuga inyota. Akoze gutukanya amagambo ugera i Kigali. Ikone imodoka iri gucunda. Ariko shabana batangira kuhakonzoga. Unywa amata. Irashaka kwigisha yirwa kwinzoga. Abana bazihoreza zatangira umuhera. Ariko imodoka ari muko wanjye utashye. Ako se serumva nyine. Ukareba mbarika rero umuko ataza kunshisha mu ijoro. Amano ngo tomero naza gutumira umukonde bakanshisha mu ijoro. Bishyize hasi kumva utaje. Kiri hasi ariko. Reka sitwaretse akintu. Seni karimu. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherera Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura,
irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze